Yesu ashimwe bavandimwe nkunda, reka dushimire cyane Yesu ko atugiriye neza, izina rye rihabwe icyubahiro. Reka tumushimire ubuntu n'imbabazi atugiriye no kuba yemeye yuko tubasha kuba muri uyu mugoroba usoza amateka y'isi, izina rye rihimbazwe. Tugarutse imbere ye rero, tuje kwiga amagambo akomeye cyane, amagambo ariho muri iki gihe gisoza amateka y'isi, amagambo atubwira ngo igice cya kabiri cy'umukino w'isi. Igice cya kabiri cy'umukino w'isi. Reka dusenge. Data mwiza Mana igira neza, turagushimye cyane, uhimbazwe. Tugushimiye ko dukunda kandi utwitaho. Tugushimiye ubuntu watugiriye. Tugushimiye ko watanze Kristo ngo azadupfire, ubihimbarizwe. Ngwino ubane natwe muri iki cyigisho, utugirire neza, uduha amahirwe yo kubasha gutegera amatwi ijambo ryawe no kuryumva kandi turyumvire. Tubisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Rero umukino wacu tuzi yuko mu busanzwe hajya habaho imikino ibanza hakaba n'imikino yo kwishyura. Umukino rero kugira ngo witwe umukino ubanza nuko haba hari ikigomba guhatanirwa. Impamvu haza rero umukino wo kwishyura kuba ari ukugira ngo harebwe niba ikipe yatsinze mu mukino ubanza kuko yari ikwiriye gutsinda, cyangwa se niba hari indi tekinike ikipe yakoresha kugira ngo itongera gutsindwa nk'uko byayigendekeye ubushize. Mbese mubona ko natwe ubushize twaratsinzwe cyane mu mukino, ariko noneho Imana ishimwe ko yaduhaye igihe cyo gutekereza no kurokirita kugira ngo tubone imbaraga zo kubasha gutsinda mu mukino ukurikiyeho. Ubu tugiye rero mu mukino uheruka cyangwa se roturu, yo kugira ngo harebwe ninde ushobora kwegukana iki gikombe bavandimwe. Ese barongera kudutsinda nk'uko ubushize badutsinze, cyangwa natwe uyu mwaka turimishiramo agafu natwe muri iyi roturu dutsinde? Ibanga ryo gutsinda ni Yesu Kristo. Niba twarakiriye Kristo muri twebwe, icyizere cyo gutsinda umukino kirahari. Ariko niba twariyicariye muri iki gihe yaduhaye tukituriza nk'aho ntacyo bitwaye, turatsindwa umukino nk'uko n'ubundi twatsinzwe kubera yuko twari tudafite Yesu. Twatsinzwe kubera yuko twari tukiri abanyakamere, ab'imitima ya kamere, imitima itabasha kumvira Imana. Ariko ubu noneho twizere tudashidikanya yuko igihe yaduhaye cyari icyo kugira ngo twisuzume kandi ko ibintu byagenze neza. Imana ihabwe icyubahiro. Magambo tugiye guheraho ari muri Ezekiyeli igice cya 13 umurongo wa 22. Aravuga ngo kuko ibinyoma byanyu ari byo byateje umutima w'umukiranutsi agahinda, uwo ntateye agahinda, mugakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi kugira ngo idahindukira ikava mu nzira yayo mbi ikabaho. Nicyo gituma mutazongera kubona ibyerekanwa by'ubusa cyangwa kuragura ibinyoma, kandi nzarokora ubwoko bwanjye mbuvane mu maboko yanyu, namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka. Aya magambo arakomeye cyane. Uwiteka ubwe ari kuvuga ku kibazo afitanye n'abantu, ni uko umutima w'umukiranutsi bawuteje agahinda, kandi ibinyoma byabo ubwabo bakaba ari byo bakomeje gushyigikira no muri iki gihe. Impamvu tugiye muri roturu ni uko hari ikinyoma murare cyadutsinze, ariko muri roturu natwe tugomba gutsinda. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero bavandimwe nkunda, tugeze mu gihe umukino uheruka ugomba gukinwa byanga bikunze. Waba witeguye cyangwa utiteguye, hari umukino ugomba gukinwa. Umukino roturu
roturu are twarayirangije, ariko noneho roturu niyo tugiye kwinjiramo. Ubu rero biraza gusaba umuntu wese gukanguka no guhuguka cyane, kugira ngo muri iyi roturu ho ataza kwisanga n'ubundi yakoze nk'uko yakoze murare. Hari amakosa tugomba kwirinda. Murare batwinjije ibitego byinshi cyane, ibitego barabitwinjije pe. Ibaze yuko twari tugifite kamere, umuntu akivuga nabi, uwo bacenze icengu agatongana, umugaridiye binjije igitego agatongana. Twari tumeze nabi cyane ku buryo tutabashaga kwihagararaho mu mukino. Ariko noneho reka ibitego badutsinze natwe tugerageze dukuremo, tubone intsinzi, bere kudutwara igikombe. Ngira ngo amakipe iyo akinnye umukino ubanza akanganya, hari ibifite amahirwe. Mu by'iwacu tuzi nuko ikipe ibashije kunganyiriza mu kibuga kindi, iyo ngiyo iba ifite amahirwe kurenza iyayakiriye. Ubushize bari batwakiriye baradutsinda, ariko natwe noneho twiteguye yuko kuri iyi sitade tugiye gukiniraho, nubwo atari sitade yacu n'ubundi ari sitade yabo, ariko umukino natwe uri mu maboko yacu ngo dutsinde. Kandi ikimenyetso cyo gutsinda kirahari, kuko icyo kimenyetso ni Kristo ubwe wakiduhaye ubwo yaduhaga umwuka we muri iki gihe gishize. Umukino uhagaze kugira ngo tubone uko twitegura igice cya kabiri. Bavandimwe, igice cya kabiri cy'uyu mukino kiduhishiye iki? Mbese ko badutsinze murare, roturu naho baradutsinda? Imana itugirire neza, idufashe kugira ngo iyi roturu tugiye gukina itaza kuba imeze nk'iya mbere. Roturu ya mbere yazanywe n'ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19. Mwabonye yuko amategeko yayigengaga yadutsinze cyane, kandi roturu nayo nuko imeze, irabizanye n'icyorezo. Ngira ngo hirya no hino muri kugenda mubyumva yuko icyorezo cyagarutse, mukumva cyaje, ariko nta kibaho mw'isi ari impanuka, ahubwo nicyo tubona twebwe ari impanuka, burya niko kiba cyapanzwe ko kigomba kumera. Iyi roturu rero izanye n'ikindi cyorezo, kandi nk'uko byagenze muri cya gihe murare, ni nako muri roturu biraza kuba bimeze. Turaza kubona amategeko y'agahato cyane, ahata umudendezo w'umutimanama, ahata kwishyira ukizana, ahata uburenganzira. Ibyo byose biraza kuba byongeye byakuweho nk'uko byagenze mu gihe cyashize, maze twongere twinjire mu gice cya kabiri cy'umukino. Ubushize nababwiye ntitwaratsinzwe kuko twatonganye, tukaba twari dufite za kamere zigatuma tudakora nk'uko Imana yifuzaga ko twakora, bituma ivuga iti ntacyo, hari roturu. Muri roturu nzarebe nanjye igiye kubatoza. Kandi reka mbabwire, ubu twakabaye dusa n'umutoza wacu. Ubu twakabaye umutoza, ibyo yadutoje tubizi neza, twarabishyize mu mitima yacu, mu mitwe yacu, ku buryo bidakurwamo. Ariko niba tugikomeje kumera nka mbere hose, tukaba tugikomeje ngo niko byahoze, yokeje umuserebanya, ubwo rero roturu ntabwo tuza kuyitsinda niba tutarashatse ukuntu twabona imbaraga zo kubasha gukina muri uyu mukino uheruka, cyangwa se iyi roturu ntabwo byaza kutworohera. Reka turebe amagambo ari mu murimo wa Gikristo, ipaji ya 47 ku gitabo cya kindi kiroza bagifite. Isi umukozi w'umukristo ahanganye nayo, niwo mutwe w'icyigisho w'amagambo ahari. Baravuga ngo isi ni urubuga rwo gukiniraho. Ngaho siwumva ko wa mukino watangiye? Urabona yuko ibiri kubera mu isi byose atari umukino. Ibiri kubera mu isi byose ni umukino, muvandimwe. Isi ni urubuga rwo gukiniraho,
abakinnyi aribo baturage bayituyeho bari kwitegura gukina uruhare rwabo mu mukino ukomeye uheruka. Abakinnyi aribo baturage bayituyeho bari kwitegura gukina uruhare rwabo mu mukino uheruka. Sinababwiye ko ari phase retour, sinababwiye ko ari igice cya kabiri cy'umukino, kandi ko uyu mukino ntabwo ari basket ngo iragira ibice byinshi cyangwa volleyball. Oya, ni football. Mube mubizi, haba hari umukino ubanza n'uwo kwishyura, haba hari iminota 90 igabanywamo kabiri, mugakina 45 mu kibuga kimwe. Igice cya mbere cyarangira mugashanja, mugakora shanjoma, abari bari gutsinda haruguru bakajya hepfo, abari bari gutsinda hepfo nabo bakajya haruguru. Nuko biba bimeze. Uyu mukino rero uri kwitegurwa ni umukino usoza, ni igice cya kabiri cy'umukino. Football ntabwo igira ibice bitatu, ni football yituri gukina. Uyu mukino urakomeye cyane, ntabwo ari basket cyangwa volley ngo tuvuge ngo turagenda twaka amatamoro. Nta tamoro zibamo, ahubwo ikibamo gusa ni igihe cy'ikiruhuko, abakinnyi bakagenda bakajya kuganirizwa n'abatoza babo. Ese bavandimwe, mwaba mubona twaraganiriye n'umutoza neza? Umutoza twaraganiriye rero, bakajya kuganira n'abatoza babo, bakumva inama z'abatoza. Reka mbabwire ikintu gikomeye cyane, nuko umutoza aba yitegereje buri mukinnyi wese uko ari gukina mu gice cya mbere. Hari n'igihe usanga mu gice cya kabiri, mbere yuko ikipe zitangira gukina mu gice cya kabiri, n'umukinnyi baza bava muri vestiaire yamaze gusimbuzwa bitewe nuko yitwaye. None rero ubu natwe turi mu mukino mu gice cya kabiri cy'umukino, kandi nta gice cya gatatu gihari, ni ibice bibiri by'umukino gusa. Isi ni urubuga rwo gukiniraho, ikibuga ni iki? Ni isi. Abakinnyi ni bande? Abakinnyi aribo baturage bayo, cyangwa se ari abaturage bayituyeho isi. Ni ukuvuga ngo itutuye ku kibuga, noneho tugiye gukinira ku icyo kibuga. Ni twebwe bakinnyi. Abo bakinnyi rero aribo twebwe turimo turitegura gukina uruhare rwacu mu mukino ukomeye uheruka. Nta bumwe buri mu bantu benshi cyane, keretse gusa abantu nibihuriza hamwe kugira ngo basohoze imigambi yabo yo kwikunda. Uwiteka aritegereza imigambi ye yerekeye abagaragu be bamugomeye, azayisohoza. Imigambi ye yerekeye abagaragu be bamugomeye, Uwiteka azayisohoza. Abantu yaravuze ati nimuze tujye inama, noneho turebe ukuntu muri retour twatsinda ikipe. Abantu aho kugira ngo baze kumva inama, ahubwo barapandura bava mu mukino. Baravuga bati no, ntabwo twongera gukina, twatsinzwe. Ubwo twatsinzwe byarangiye. Mbese waba warabonye abantu batsindwa umukino ku buryo bavuga bati na retour ntituyikina, igice cya kabiri ntitugikina? Ibyo biba gake cyane. Rero isi ni urubuga rwo gukiniraho uyu mukino tugiye gukina abavandimwe. Ni umukino ukomeye cyane, umukino utoroshye. Kamvuge aya magambo, aravuga ngo umugabane usoza umukino. Sibyo nababwiye ko ari igice cya kabiri? Nta kindi gihe kigeze kubaho cyahuzwa no gusohora k'ubutumwa nk'iki gihe turimo. Abisi bagenda barushaho guhindura ubusa amategeko y'Imana, bagenda barushaho kuyahindura ubusa. Abantu barushaho kugira, cyangwa se abantu barushaho gushira amanga mu kwica amategeko. Ubugome bw'abaturage bo muri iyi si busa naho bwarenze urugero rwo gukiranirwa kwabo. Bavandimwe, uyu mukino urakomeye cyane. Tugiye gukina retour, kandi iyi retour yo umuntu wese urabonekamo agomba kuba yamaze
guhabwa amabwiriza n'umutoza wamutoje, cyangwa se yaba atahawe amabwiriza n'umutoza wamutoje, ubwo bikarangira nyine atabonetse mu kibuga. Niba nta mutoza wagutoje ntabwo uraboneka mu kibuga. Ikibuga kigiye kuba kigizwe n'amakipe abiri yonyine. Amakipe abiri niyo agiye kuba ahanganye, nta kipe ya gatatu. Reka mbabwire, reka turebe amagambo ari n'ubundi muri iki gitabo page ya 51 muri cya gitabo kiroza, ingingo ivuga ngo isi yaterewe hejuru n'umwuka w'intambara. Baravuga ngo neretswe abaturage b'isi bari mu muvurungano, intambara, kumena amaraso, ubukene, inzara n'indwara z'ibyorezo byari byuzuye mu isi. Mbese ibi bintu mu isi byuzuyemo, ibi bintu byuzuye mu isi. Ariko noneho iri jambo rivuga ngo inzara n'indwara z'ibyorezo, indwara z'ibyorezo uziceho uturongo tubiri. Ibyo byari byuzuye mu isi. Amaso yanjye yavanywe kuri ibyo. Ni igihe gitoya cyagombaga kunyuramo kugira ngo abatakibireba. Byasaga naho hariho agahe gato k'amahoro. Mbese bavandimwe, nyuma y'uko ibi byorezo n'intambara biri kwisuka mu isi, twaba turi kubona hariho agahe k'amahoro ku bantu, uko byari byapanzwe atari ko biri kugenda 100%. Hari uburyo cy'Imana iri kongera kuduha kwitegura, ngira ngo umuntu wese ureba yabona yuko aka gahe twongeye kugahabwa. Hano rero ngo byasaga naho hariho agahe gato k'amahoro. Umva noneho, nanone nongera kwerekwa abatuye isi, kandi ibintu byari byasubiye kugira udubi. Imyigaragambyo, intambara, kumena amaraso bijyanye n'inzara n'indwara n'ibyorezo by'indwara byari byayogoje ahantu hose. Intambara yatumaga habaho inzara, kwifuza no kumena amaraso byatumaga habaho ibyorezo by'indwara. Nuko umutima y'abantu iratentebuka bitewe n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi. Ngaho rero ubu se ntabwo ubona ko agahe k'amahoro kari kurangira? Ndagira ngo nguhe amakuru yuko isi yongeye kwikanga ikindi kintu gikomeye cyane cy'icyorezo kigiye kongera kugera mu isi, kandi iki cyo kiraza kizanye n'impinduka nyinshi mu mukino. Kuko baba twebwe abagiye kwitoza, umutoza wacu akatubwira uko tugomba gukina roturu, nabo ntabwo bicaye, nabo bari bagiye guhabwa amabwiriza n'umutoza. Harya ntabwo none muri kopo hari kubera iki? Hari kuvugwa ibiki? Si ibyihindagurika ry'ikirere, kugwa k'ubukungu ndetse n'uburyo ki bari setinga, si ibyo bahugiyemo? Tuzahabireba neza. Amategeko y'ihindagurika ry'ikirere, ibyorezo bigomba kuza bikongera bigahahamura abantu kugira ngo hongere kubaho ikindi kintu gikomeye cyane. Ibihugu birimo intambara bikazikomeza cyane kugira ngo iki gihe kigaragare neza, abantu bakibonere neza. Ibi byose nibyo nuko bimeze, nuko tugiye mu mukino umugabane wa kabiri. Kandi uyu mugabane wa kabiri urabugizwe n'abantu babiri bonyine, nta muntu wa gatatu uza kuba uwurimo. Abantu babiri bonyine nibo bagiye kuba bari muri uyu mukino, kandi uyu mukino abataritwara neza bose birarangira bawutsinzwe. Kandi gutsindwa uyu mukino noneho nta yandi mahirwe ahari. Ndagira ngo mbabwire yuko amahirwe twarayahawe mu mukino ubanza, bituma tubaho uko twishakiye muri mu gihe cyo kwitegura umukino igice cya kabiri. None dore igice cya kabiri kigiye gutangira. Ubwo niba umutoza inama yaduhaye tutarazikurikije, ndagira ngo mbabwire yuko turaza kwisanga twatsinzwe, kandi noneho nta garuriro, ntacyo turaza kubwira umutoza. Umutoza abavandimwe yakoze ibishoboka byose kugira ngo tube twabona intsinzi, ariko ikibabaje nuko abantu batari kumva yuko dukeneye intsinzi. Aho kugira ngo baze dukomeze dukine, ahubwo barimo barapangura, barimo barigendera. Ibyaduka page ya 140.
reka tuba ariho duhurira dusome twumva amagambo ahari. Impaka zizaba zibanze mu mbaga y'abakristo, imbaga zizaba zibanze mu mbaga y'abakristo. Impaka rero zizaba zibanze mu mbaga y'abakristo, kandi izi mpaka zigiye kongera kubyuka nk'uko byagenze mu gihe cyashize. Isi yiyita Kristo izaba urubuga rw'imikorere n'imyanzuro ikomeye. Abantu bafite ubutegetsi bazashyiraho amategeko y'agahato azakandamiza imitimanama. Nk'uko ubupapa bwakoze, Babuloni izanywesha amahanga yose inzoga z'iruba ry'ubusambanyi bwayo. Bizaba bireba amahanga yose. Ku byerekeye icyo gihe, Yohana umuhishuzi aragira ati mu Byahishuwe 18:3 kugeza ku wa 7, Byahishuwe 17:13 na 14, ravuga ngo bahuriye ku mugambi umwe. Hazabaho icyungo kizahuza ab'isi n'umushyikirano ukomeye, ishyirahamwe ry'imbaraga za Satani, kandi bazaha inyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Uko niko higaragaza ubutware bw'igitugu no gukandamiza burwanya umudendezo w'idini, ari nawo mudendezo wo gusenga Imana ukurikije umutimanama wawe. Ngaho rero, mbese gusenga Imana ukurikije umudendezo w'umutimanama wawe, ibi bintu biracyariho cyangwa birimo biragenda birangira? Igisubizo ushobora kukiha, ariko niba warumvise amagambo aherutse gusohoka ku kinyamakuru Flash News, aho bavuze ngo umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'iby'imisengere cyangwa se ufite aho ahuriye nabyo, yatangaje ati kuva mu mwaka w'2018 mu kwezi kwa 9 kugeza mu mwaka w'2023 mu kwezi kwa 9, imyaka 5 irashize, twarashyizeho itegeko, ariko bahereye ku bijyanye iyo udafite perime ntushobora gutwara, iyo udafite perime ntiwatwara moto, ntiwatwara imodoka. Ni nako bimeze ngo iyo udafite impamyabumenyi mu bya teoloji cyangwa se ngo ube mu byo kubwiriza ubutumwa, ntabwo ugomba kubwiriza. Ati rero imyaka 5 irashize, dutekereze ko abantu bazibonye, leta itarajyamo, nyabuneka abatarazibona nimube muhagarara, ubundi agahugu ahure n'umunyutsi, haze abize, ababyiza bize gutanga ayo masomo baba ari bo bayatanga, abatarabyize hanze. Hano rero baratubwiye ngo uko niko higaragaza ubutware bw'igitugu no gukandamiza burwanya umudendezo w'idini, ari nawo mudendezo wo gusenga Imana ukurikije umutimanama wawe. Nk'uko ubupapa bwabigaragaje mu gihe cyashize, ubwo bwarenganyaga abahangaye kwanga kuyoboka imigenzo y'idini n'imihango y'ubupapa. Ubupapa bwahitaga bukoresha imbaraga. N'uyu munsi niko bigiye kongera kugenda. Isi ya Gikristo yose izinjizwa mu ntambara ikomeye hagati yo kwizera no kutizera. Isi ya Gikristo izigabanyamo imigabane ibiri minini. Abitondera amategeko y'Imana bafite kwizera kwa Yesu n'abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi abo bagashyirwaho n'ikimenyetso cyayo. Ngaho rero hari ibintu bibiri bigomba kubanza kuba ku bantu. Ikintu cya mbere nuko abo bantu bagomba kuramya inyamaswa. Icya kabiri,
bakaba baramya n'igishushanyo cyayo. Cya gatatu rero nuko bashyirwaho ikimenyetso. None muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko isi igiye kwigabanyamo imigabane ibiri. Nababwiye ngo ikipe ntabwo ndabonaho ikipe 3 zikina mu kibuga kimwe. Ikipe ntabwo ndabona ikipe 2 ziri mu kibuga kimwe, za zindi APR na Rayon na Kiyovu zose ngo zikinire mu kibuga icyarimwe mu munota umwe mu gihe kimwe, umusifuzi ari umwe. Oya, abatoza ari 3. Oya, haba harimwe 2 zonyine, ikipe 2 zonyine. Niba ari Rayon na APR ni Rayon na APR, niba ari Rayon na Kiyovu ni Rayon na Kiyovu, niba ari Kiyovu na APR ni Kiyovu na APR. Izo zindi ntabwo zigira mu kibuga rimwe, ikipe zibarebye. Ikipe ne 2 zigiye gukina uyu mukino uheruka, ni ikipe 2 zonyine. Ni izi ngizi zivugwa. Isi ya gikristo zigabanyamwe imigabane 2, nta gipagani kirimo. Ni ubukristo bugiye guhangana mu kibuga giheruka muri uyu mukino uheruka. Kandi nk'uko byagenze mu gihe cyashize muri fazare, uko n'ubundi ubukristo ari bwo bwahanganye, n'ubu ngubu muri roturu niko bigiye kugenda, kuko ikibuga nticyahindutse. Ikibuga twabibonye n'isi. Kandi ikindi, abakinnyi nabo lisite yatanzwe ntiyigeze ihinduka, kandi abakinnyi twababonye n'abaturage batuye isi. Abatoza nabo ntibahindutse. Abatoza bari 2 muri kiriya gihe, n'uyu munsi abatoza ni 2, ni uw'iburyo n'uw'ibumoso. Aba batoza buri mukinnyi wese agomba kuba afite uruhande ahagazemo ari gukiniramo. Ngaho wumve rero, igihe isabato yahindutse ingingo ishyamiranya abakristo bo mu isi yose, mu gihe abayobozi b'amadini n'abisi bihuje ngo bahatire abantu kuruhuka ku cyumweru, itsinda rito rikomeza kwanga kumvira ibisabwa na benshi bizaritera kwangwa n'isi yose. Mbega amagambo akomeye cyane. Iyi roturu murabona turayikina tukabona reka mbabwire, abantu mwatorewe gukina uyu mukino murahirwa, kuko mwahawe igihe. Iyi roturu uwakinnye nabi mu gice cya mbere, umutoza hari icyo yamubwiye. Uwakinnye nabi mu gice cya mbere, umutoza hari uko yamubwiye, arahagarara mu kibuga. Mu gice cya kabiri hari uko ugomba guhagarara wabwiwe. Cyakoze niba utumviye inama z'umutoza, n'ubundi niho hahandi hawe. Ngaho rero, igihe iteka ry'abayobozi banyuranye b'amadini ya gikristo rirwanya abubahiriza amategeko y'Imana, abashaka kubatsemba, ubwoko bw'Imana buzahunga imijyi n'ibirorero, bwirema inteko, bujye kwibera ahadatuwe hitaruye abandi mu bwigunge. Dore rero impamvu turi ku kibuga kibi cyane. Ubu iki kibuga cyacu hari ahantu umuntu yakitarura akajya kuba. Iki kibuga cyacu kirakomeye cyane, kandi twabwiwe yuko ikibazo abakinnyi baraza kuba bahanganye, baraziranye, kuko bose bafite izina rimwe, ubuyoboke bwa Kristo. Baraza kuba bahanganye ari 2, kandi aba bakinnyi, eka nere kuvuga amagambo yanjye maze nyarebe hano. Aba bakinnyi babatubwire ukuntu babakinnyi bagiye guhanganira mu kibuga. Ni bande? Hano kuri page 173 ingingo ya 612 hazakorwa umurimo w'agatangaza. Abapasitoro, abanyamategeko, abaganga bazaba baremeye ibyo binyoma gutegeka ubushobozi bwabo, nabo ubwabo bazahinduka abashukanyi, bifatanye n'abayobejwe, bazigarurirwa n'ubusinzi bw'iby'umwuka.
umuntu wasinze hari ikindi yakora? nta kindi kintu umuntu wasinze ashobora gukora, kandi umuntu wasinze nyine aba atama inzoga. nuko rero ubu ngubu uyu mukino ugiye gukinwa, kandi abantu bagiye kuwukina nyine, bagiye kuwukina byanga bikunze. 544 akarengane kazatatanya ubwoko bw'Imana. mu gihe urwango rwumvikana ahantu hatandukanye hibasiwe abubahiriza isabato y'Uwiteka, bishobora kuzaba ngombwa ko abo mu bwoko bw'Imana bava muri ibyo birere bakerekera aho batazahura no kurwanywa ku bashaririye. baravuga ngo Imana ntihatira abana bayo kuguma aho imikorere y'ababi iburizamo icyitegererezo cyabo n'ubugingo bwabo bukajya mu kaga. igihe umudendezo n'ubuzima bigeze mu kaga, si amahirwe gusa, ahubwo ni inshingano yacu y'ukuri yo gusanga abantu bashaka gutegera amatwi ijambo ry'ubugingo no kujya aho ibihe byo kurwanywa byo kubwiriza ijambo ry'Imana bizaba bitworoheye. ngaho rero tubonye amatsinda y'uko intambara igomba kuba iri mu matsinda abiri: ni abarwanya n'abarwanywa, ni abica n'abicwa. kandi tubonye yuko mu itsinda ry'abica harimo n'abapasitoro. niyo mpamvu ngo ni isi ya gikristo izigabanyamo kabiri, impande n'ebyiri, amakipe n'abiri, nta kipe ya gatatu irimo hariya mu kibuga sitade. umukino uri kubera muri iyi sitade ni amakipe abiri, ntabwo ari amakipe atatu, ni amakipe abiri yose agiye gukina, nta kipe ya gatatu, ni amakipe abiri gusa. amakipe abiri gusa niyo agiye gukina, kandi uyu mukino urimo ibihangange bikomeye cyane. tuzamburwa ubufasha bwose twahabwaga n'ab'isi. vuba aha cyane ubutunzi bwarundanijwe buzatakaza agaciro igihe iteka rizasohoka ribuza buri wese kugura cyangwa kugurisha keretse afite ikimenyetso cya ya nyamaswa. ubutunzi bwinshi buzahinduka imburamumaro. ubu Imana iraduhamagarira gukora ibyo dushoboye byose ngo dutange umuburo wayo mu isi. igihe rero kigiye kugera umuntu yemererwe kugura gusa ari uko afite ikimenyetso cya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo, cyangwa se afite aho ahuriye nayo ku buryo azagura ari uko afite ikimenyetso. kandi umuntu wese udafite ikimenyetso, iyi nyamaswa izamugwa nabi. baravuga ngo igihe kiraje ubwo tutazashobora kugurisha ku giciro icyo ari cyo cyose. igihe kiraje ubwo abantu batazashobora kugurisha ku giciro icyo ari cyo cyose, kabone n'ubwo cyaba igiciro gikeya, kabone n'ubwo niba ikiro cy'ibirayi kiri kugura 500, kabone n'ubwo wazajyana 10,000 ngo ubone ikiro cy'ibirayi ntuzakibona, kabone n'ubwo undi yaba ari kukigurisha 2,000, wowe uzashaka no kugitangira igiceri cy'ijana ntuzabona uwugiha. kuko hano baratubwiye ngo igihe kiraje ubwo tutazashobora kugurisha ku giciro icyo ari cyo cyose. itegeko teka ribuza abantu kugurisha niba badafite ikimenyetso cy'inyamaswa riri hafi yo gutangazwa. ni ikintu gisa naho cyamaze gukorwa muri leta ya California mu gihe gito gishize, nyamara nta kindi tubibonamo uretse gusa ko twugarijwe n'irekurwa ry'imiyaga ine. kuri ubu ngubu iracyafashwe n'abamarayika 4, kandi ntituritegura. haracyariho umurimo ugomba gukorwa n'ubwoko bw'Imana. noneho abamarayika bazategekwa kurekura imiyaga 4 ngo ihuhe mu isi.
mavandimwe nkunda, hari umurimo wakabaye ukiri gukorwa, ari wo murimo ugomba gukorwa mwo hagati ya arena roturu, mwo hagati y'igice cya mbere n'icya kabiri. Uwo murimo nta wundi n'uwo kwitegura. None ko are irarangiye, tujya mu gihe cyo kuruhuka. Twabibonye yuko igihe tumaze mu mahoro n'umudendezo cyari igihe twagiraga ngo duse n'umutoza tugira inama n'abandi abagira inama, none twongeye gucakiranira mu kibuga. Uyu mwanya ko tugiye kwinjira mu kibuga, mbese abantu baba biteguye? Iki kimenyetso cy'inyamaswa kigomba gushyirwa mu muntu tuzakireba. Iki kimenyetso umuntu agomba guhabwa kugira ngo yemererwe kugura no kugurisha ni ikihe? Reka Imana idufashe kandi tugirire neza, kuko tugiye kwinjira mu mukino mu gice cya kabiri. Tuzarebe n'amakarita azaba ari gutangwa muri icyo cyiciro cya kabiri, cyangwa se mu mukino mu gice cya kabiri, kuko tuzi yuko umusifuzi arahari kandi azaba atanga amakarita. Kandi reka mbabwire, nk'uko umusifuzi ari uzavuza ifirimbi umukino ugatangira, ni nawe uzatangira gutanga amakarita. Reka rero dusabe Imana kugira ngo tuzongere guhura tuganira ku bijyanye n'iki cyigisho umugabane wa kabiri, aho uzaba utubwira ngo ikimenyetso. Imana idufashe kandi tugirire neza. Niko gusaba kwanjye nisabira, namwe mbasabira mu izina rya Yesu. Maranata. Reka kubw'ibyishimo n'umunezero twongere dusenge. Ugize neza Data twese Imana idukunda, turagushimye cyane kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye urukundo wadukunze, tugushimiye Yesu waduhaye ngo apfire ibyaha byacu, tugushimiye ko wiyemeje kwitangira ibyaha byacu ukemera kubyikorera kugira ngo twe tube abaziranenge ubihimbarizwe. Reka rero ubwo wiyatwitangiye uduhe n'imbaraga n'ubushobozi byo kubana natwe, tubisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu. Amena.